So mu ncamake rero uyu munsi twaganira hejuru ya planning, ukuntu utegura umushinga na process ugomba kunyuramo kugira ngo umushinga wawe ubashe kuwugeraho. Cyambere ugomba kumenya niki ushaka gukora, niki kibazo kiri muri community ushaka gusubiza. Ku masomo y'ubushize twarebeye hamwe yuko icyo uzashaka gukora cyose kigomba kugira umwihariko. Ikaze mu isomo ry'uyu munsi, amazina nk'uko bisanzwe ni King. Uyu munsi nifuze ko duhindura gato ku byo twari dusanzwe twiga, tugiye kurebera hamwe ukuntu wa mushinga ufite muri wowe, ya idea ufite muri wowe wishyira mu bikorwa. Buriya nta kintu kitagira process, yaba kurya, yaba guteka bigira process, yaba ibingibi ndimo ndakora bigira process, yaba kuba docteur bigira process, buri kintu cyose kigira process. So no muri project ufite, umushinga ufite, nawe ugira process ugomba kunyuramo. Hari ibyiciro bine tuzaganira bigufasha kuva umushinga utangije kugeza usoje cyangwa ugejeje aho ushaka kuwugeza. So muri ibi byiciro bine tuzarebera hamwe ni gute uplanning, ni bihe bice biri muri planning. Hanyuma turebere hamwe ni bihe bice biri muri building up, ukuntu wa mushinga watekereje muri wowe wa planninze uwushyira mu bantu ukagerwaho. Igice cya gatatu tuzarebera hamwe ni gute noneho ibyo bintu ushyira mu bikorwa. Nyuma yo kugira igitekerezo, nyuma yo kugikeza mu bantu, ni gute noneho abo bantu cyangwa nawe ufata bya bindi mwihaye, bya bindi mwanditse mukabishyira mu bikorwa. Icyiciro cya kane tuzaganira ni ukuntu mukora amaraporo. Nyuma yo kugira umushinga, ni gute noneho mumenya ibintu byabaye, uwabikoze, uko byakozwe, imbogamizi, ibyiza byavuyemo. Rero muri ibyo byose bikabafasha kugira ngo umushinga mwatangije cyangwa watangije ubashe kuba mwiza kurushaho mukoresheje za data ya documentation mufite mu byabaye ubushize. So uyu munsi rero nifuza yuko twaganira more kuri planning. Turebe igice cya mbere, season ya mbere ya planning, ni gute noneho planning. Nkuko twavuze, nta kintu kitagira process. Ibintu byose dukora bigira process. Iyo ndebye muri community yacu hari ikintu tugira cyo kugira ibikorwa byiza ariko ntitubihereze process. So ugasanga muri uko kutagira ukuntu ibintu tubikora bigenda bizanamo imbogamizi nyinshi kurusha uko byafasha abantu gukora ibintu kandi bikagenda neza. So rero ni ibihe bice rero ugomba gukora muri planning. Igice cya mbere hagomba kumenya ni ikihe kibazo ushaka gusubiza muri community. Ndibaza yuko iyi point nagiye nyiganiraho cyane mu biganiro nagiye nkora ubushize n'amasomo twagiye twiga, ukuntu ibyo ukora byose ugomba kumenya se intego nihaye ni iyihe, ni ikihe gikorwa nshaka gukora. Natanze urugero rw'umushuti wanje ufite iduka ryitwa Kwetu International Market, agurisha ibiryo by'Abanyafrika. Urumva yabonye ko ikibazo kiri muri community, Abanyafrika batuye muri aka gace kacu bakeneye ibiryo by'iwacu. So ikibazo cyari gihari ni uko nta biryo byari bihari by'iwacu, cyangwa niba byari bihari byari biri ahantu kure. Iwe noneho asubiza cya kibazo mu gufungura iduka no kugira bya biryo bikenewe. So urumva ko habayeho kudefininga ikibazo gihari ndetse habaho no kuzana igisubizo cyabyo. Muri planning nanone hagomba kubaho kumenya ese ni abahe bantu muzakorana kugira ngo bizabikorwa wa mushinga wihaye ubashe gushyirwa mu bikorwa. Abo bantu mu Cyongereza tubita aba stakeholders. Nko muri church aba stakeholders abari nka pasiteri, abari aba staff members, abari aba members, abantu abayoboke, habarimo n'aba volunteers, abantu babafasha kugira ngo byabikorwa bibashe kugerwaho. Muri business isanzwe habarimo abashoramari, habarimo abakozi, habarimo abakiriya, abantu bazagura ibiryo cyangwa service urimo uratanga, hakabaho n'aba suppliers bazaguhereza ibikoresho ukeneye kugira ngo bya bikorwa bibashe kugerwaho. So urumva yuko sofa dufite ama step abiri. Ya mbere no kumenya ni ikihe kibazo kiri muri community ushaka gusubiza. Iya kabiri no kumenya ni bande muzakorana. Step ya gatatu ni uko ugomba kudefining objectives. Buri ibintu byose ukora bigomba kugira impamvu urimo urabikora cyangwa ibyo uzakora.
nkanje ibyo nkora muri youth ministry, ibikorwa twibanda ku empowering aba youth to be self sufficient. Urumva iyo ni point iri big, iri a bigger picture, ariko breaking it down ku empowering aba youth harimo, urumva nk'umusore ufite imyaka 16 abakeneye akazi, abakeneye permit, abakeneye license, abakeneye kwiga ku drivinga. So izo goal yo kubafasha kuba self sufficient, twebwe tuza kuyisubiza mu gushaka resources zizabafasha kubona permit. Tukabajana online bagakora practice ya bya bibazo bajya babaza muri DMV, hanyuma nyuma yo kubimenya tukabatwara kuri DMV bagakora amasomo, bagatakinga test, bamara kubona permit tukabafasha kwiga imodoka. Tukafata imodoka yaba ari personal cyangwa iya company, tukaba walking up through how kumenya gutwara, tubahereza practice kugeza aho bazabonera license. So urumva muri ubwo buryo, muri ibyo bikorwa bibafasha kuba self sufficient as a person, as an individual nk'abo ubwabo. Goal ya kabiri nuko we make them disciple of Christ binyuze mu kubigisha ijambo ry'Imana. So urumva rero dusubiye kuri point ya mbere ya stakeholders cyangwa abantu bagufasha gukora, hagomba kuboneka umuntu uzi ijambo ry'Imana, waryigiye cyangwa urifiteho ubumenyi mu bundi buryo bwo aribwo bwose, kugira ngo afashe ba basore gusobanukirwa ese ijambo ry'Imana ni iki. Iyindi point wenda twibandaho nuko tubafasha gukura mu buryo bw'umwuka. So urumva naho hagomba kuboneka stakeholders cyangwa umuntu uzabafasha kugira ngo aba basore ntibazamenye gusa ijambo ry'Imana nka story, ahubwo bakure mu buryo bw'umwuka. So urumva yuko ni step zigenda zikurikirana, utangira kumenya ikibazo gihari muri societe, ukamenya aba stakeholders, abantu muzakorana, none ukamenya n'ibikorwa bizakorwa muri iyo planning cyangwa ibyo mushaka gukora. Point ya kane ari nayo nshaka ko twibandaho no munsi, nuko hagomba kumenya ese ni ibihe bintu bikenewe kugira ngo bya bikorwa byose bizabashe kubaho, aricyo twita resources. Nize resources zikenewe kugira ngo ibikorwa byose mwatangije baba stakeholders bazabashe gukora ibikorwa byabo. Numva yuko ikintu kinini gikenewe, wenda nzakora iyindi episode tubiganira in details, ariko hanini muri experience maze kugira mu byo nkora nuko hagomba kuboneka time, hakaboneka n'amafaranga. Buriya amafaranga hakubise hose hazahoro, it's true, nanjye ndabyemera, ariko usanga kenshi imishinga dutangira ntabwo dukunda kubyibandaho iyo bigeze ku mafaranga, ahubwo tugira icyizere tukavuga ati Imana izabikora. Ariko ntubone yuko bizazana imboga, nubwo bizaba ariko bazaba imbogamizi nyinshi, kuko abantu benshi bazakoramo bazavunika. So nimba umuntu atanze umwanya wiwe kandi wenda arafite kujya gukora ibindi, akaza mu mushinga wawe atari no wiwe, urumva hari akantu nyine kaba karimo katagenda neza. But iyo utangije umushinga ukamenya resources zizakenerwa, ukazishaka, birakorohera kubona abantu bazagufasha babifite ubumenyi, kandi ukabona n'amafaranga yo kubishura, n'umwanya wabo ukaha agaciro. Ndabareza urugero nko muri studio ahangaha ndi, nubwo atari hanini, ari ahantu hari hasanzwe, haba hakenewe kamera, haba hakenewe lighting, haba hakenewe audio card yo gufata amajwi. So ibyo byose bikeneye amafaranga. Hari point turibuze kuganiraho ariho ndi buvuge neza. So izo nizo resources zikenewe, hakenewe kamera, hakenewe audio equipment, hakenewe lighting. So izo resources zikenewe ngomba gushaka uburyo nzibonamo kandi ntabangamiye abandi. Nshobora kuzitira, nshobora kuzigura, agenda ngura kamwe cyangwa nkakoresha n'ibindi naba mfite ku ruhande byamfasha kugira ngo igikorwa ndimo ndakora kibashe kugerwaho. So icyanyuma aricyo ngiye gusobanura nkoresha point maze kuvaho, ni ukugira ibintu wigomwa, ibyo twita trade-offs. So nigomwa umwanya wanje nkaje gukora overtime kugira ngo mbone amafaranga azagura za resources ya point ya kane.
azagura resources zizamfasha kugira ngo umushinga uzagereho. Aho mu itorero aba volunteers bigo mu mwanya wabo wo kuja gukora ibindi, wo kubana famiye zabo, wo gutembera, bakaza kubana n'abasore kugira ngo babigishe ijambo ry'Imana cyangwa bagire ibikorwa bakora. So mu mushinga wawe ugomba kumenya yuko hari ibintu bigomba kwigomwa. Hari nk'abashuti banje b'abapasiteri bigo mu mwanya wabo basengera abakristo, babasura, babagenderera, biriya bikorwa byose ni ibintu buri muri igomwa kugira ngo wa mushinga wawe uzabashe kugerwaho. So mu ncamake rero uyu munsi twaganira hejuru ya planning, ukuntu utegura umushinga na process ugomba kunyuramo kugira ngo umushinga wawe ubashe kuwugeraho. Cyambere ugomba kumenya niki ushaka gukora, niki kibazo kiri muri community ushaka gusubiza. Ku masomo y'ubushize twarebeye hamwe yuko icyo uzashaka gukora cyose kigomba kugira umwihariko. Nanashishikariza abantu kugenda bakabireba kuko nasobanuye byinshi, ariko uyu munsi ndashaka ko tumenya yuko muri planning yose ufite ugomba kumenya se niki ushaka gukora, niki kibazo kiri muri societe ushaka gukemura. Icya kabiri ugomba kumenya ni bande muzakorana bitewe n'ibyo uri murakora. Muri business urumva ubukeneye aba employees, aba customers, aba suppliers, aba investors, ariko muri church ubukeneye aba members, aba volunteers, aba pasteri, aba staff. So urumva yuko buri business cyangwa buri project bigiye ifite aba stakeholders batandukanye cyangwa abantu muzakorana. Hanyuma icya gatatu ukamenya nibihe bikorwa bizakorwa, aricyo twita mu cyongereza objectives. Nibihe bintu muzakora kugira ngo wa mushinga ubashe kugerwaho. Natanze urugero nko muri ministry nkoramo y'abasore, to empowering our youth kuba self sufficient, tukaba making a disciples of Christ, tubigisha ijambo ry'Imana, tukaba fostering in spiritual growth, kubakuza mu mwuka kugira ngo ntibamenye gusa ijambo ry'Imana ahubwo babe abagabo bo kuzagenda bahamya Yesu kuva aho bari muri seti barimo kugeza no ku mpera z'isi. Icya kane ni ukumenya ibi bintu byose, aya ma event yose, ibi bikorwa byose dufite bizagerwaho gute, ni ibiki dukeneye kugira ngo ibikorwa byose turimo turakora bibashe kugerwaho. Natanze urugero yuko hagomba kuboneka time yo gushyirwa muri bya bikorwa, harangiza hakaboneka n'amafaranga abafasha kugira ngo facilitating bya bikorwa. Nk'urugero nk'iyo plan dufite yo kwigisha abasore kubona license, kwiga gutwara, urumva bakenewe imodoka, habakenewe gas. So izo ni resources umuntu atanga kugira ngo ya objective, ya goal twihaye tubashe kuyigeraho. Icya gatanu ni uko ugomba kumenya yuko hari ibintu uzigomwa. Muri planning ugomba gutegura nibe ibintu nzigomwa kugira ngo ibyo ndimo ndategura umushinga mfite mbashe kubigeraho. So mu ncamake twarebe hamwe ibyo byose bigufasha muri planning, and then muri episode ya kabiri tuzarebera hamwe ni gute noneho ibi bintu byose biri muri planning ubi building up, none ubihereza ubuzima, bikaba ibintu bifite agaciro bishobora gukorwa n'abandi bantu kandi bakabi implementinga based on ibyo mwanditse muri planning. So that's all for today. I hope yuko ari ikintu mwize kandi nizera yuko bizakomeza kubafasha mu bikorwa murakora muri societe aho muri, kandi mukomeze mu subscribing, share na like. Ni iby'agaciro kubona yuko mudushigikira ku bantu bamaze gusubscribinga. Thank you so much, and yeah, ciao ciao.